twiriranywe ngaho niriwe twiriranywe uwo ndabutswe wese mwita wowe ese nawe uwo urabutswe wese uri kumwita sheri wawe mutari kumwe wiriwe neza sheri yo wiriwe ute mbese wiriwe ute amahoro mfite bayabaze wowe ngo amahoro mfite bayabaze wowe imbabazi zawe shu imbabazi zawe sha imbabazi zawe sheri zizandarura ngo imbabazi zawe zizandarura navuye iwacu heza ni style nshyashya unabazaniye ni Kigali guhiga amafaranga ndiri mumva mubikunze ubwo niyo style nzajya nkomeza gukora ngize amashuri sinasezeye ababyeyi ubu noneho ngiye gukora muri style ya studio radio station i Kigali ntibajya yamara amasa nge Kigali ntibajya yamara amasa nta gishoro nta n'icyo waronka nta gishoro nta n'icyo waronka narahiye amajoro ndabizi biba bigoye gukora igikwe muri situation nk'izi amafaranga yarabuze ariko nanone tugomba gushakisha bya bintu byo gusuzugura akazi mube mubiretse mureke kureba naho ahubwo amafaranga ubonye yose hari icyo yakora kubijyanye n'igikwe ubabwira uti yambi abashiki bacu nabo baradutegereje nabo bategereje kubona abagabo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza ubabwira uti yambi nageze i Kigali nsanga ibintu ari danje ngo nageze i Kigali nsanga ibintu ari danje kubaho ari hatari imibereho ngo ni kwaje abantu ni banyamwigendaho none nukomeza muri ibyo uzarongora ryari unakuze nge rero yari Eric Uzika hano kuri Dias Connect TV ubwo kandi nuko ndi gusoza ubwe neza ntucikwe subscribe to Dias Connect TV. abakunzi ba Dias Connect TV ndizera ko mukomeje kugubwa neza nge rero ubasuhuza ni ibisanzwe ni Eric Uzike ndizera ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose ubwo ndavuga mwebwe muherereye muri Amerika muri Aziya muri Europe cyangwa se no muri Afurika iwacu dukomoka Uwiteka akomeze kubarinda uyu munsi rero nkuko muri kwibona mbazaniye ikiganiro ariko ndi njyenyine nubwo hano ndi gukoresha amakamera abiri ubwo iyi ni kamera imwe muri kureba iyi nayo ni iyindi iyi nayo ni iyindi ubwo murajya mubona wenda ndi nabaye bize cyane n'amakamera ariko ndagerageza nge nkoresha imwe kugira ngo ibintu bigende neza uyu munsi rero nkuko bisanzwe mbazaniye insanganyamatsiko nshyashya ariko mbere yuko dukomeza reka ndayangenda mvangamo uturirimbo noneho kugira ngo ibintu byacu bikomeza kugenda neza mukomeze rero mudukurikire mukurikire kino kiganiro indirimbo mwayumvisha uko itangira bimara agahinda se wiriweho bimara agahinda ngo mbese wiriweho umutoni wanjye se wiriwe ute tonga wambwira shu ngo wiriwe ute ngo mbwira tonga wambwira sheri yo wiriwe ute nkuko muri kubyumva rero muri kumva insanganyamatsiko nubwo ntarayivuga ariko murumva iyo byerekeza ni ngewe uri kuri mixer ni Eric Uzika nguje yanyishe mba nguroga none se nawe rungu ryakwishe sigara nifuze cyakungezaho
ese nawe ujya wifuza icyakugeza ku mukunzi wawe jyenyine niriwe njyenyine niriwe njyenyine shu yo nakuze ngo yakubuze sha mwabyumvise insanganyamatsiko aho niriwe shenge twiriranwe ngaho niriwe twiriranwe uwo ndabutswe wese mwita wowe ese nawe uwo urabutswe wese uri kumwita sheri wawe mutari kumwe wiriwe neza sheri yo wiriwe ute ngo mbese wiriwe ute reka rero duhagarikira aha ubwo mwabyumvise ibyo ngiye kuganiraho ni ibijyanye n'urukundo urukundo rero rw'iki gihe rwose ndabona ibintu ino crise economique cyangwa se bino bihe turimo bijyanye n'ubukungu buri kugenda bumanuka ni ukuri buri kugira uruhare mu rukundo rwacu rukagenda ruba ruke noneho ugasanga n'amakwe yabuze ese ni ukubera iki twakomeje ngo ibyishimo byanjye mbikesha wowe ahoro mfite bayabaze wowe ngo amahoro mfite bayabaze wowe imbabazi zawe shu imbabazi zawe sha imbabazi zawe sheri zizandarura ngo imbabazi zawe zizandarura mwabyumvise ese winjiramo rero uko bisanzwe navuye iwacu heza ni style nshyashya ubona bazaniye i Kigali guhiga amafaranga ndiri mumva mubikunze ubwo nta niyo style nzajya nkomeza gukora nagize amashuri sinasezeye ababyeyi ubu noneho ngiye gukora muri style ya studio radio station i Kigali ntibajya yiyamara amasa ngo i Kigali ntibajya yamara amasa nta gishoro nta n'icyo waronka nta gishoro nta n'icyo waronka narahiye amajoro hirya no hino biranga ese nawe urara amajoro uri guhigahiga ariko bikanga twagiye hello mama waramutse ute ko njyewe amaramuko yanze ngo njyewe byanze na sheri wanjye bimeze bite waramutse ute aho muragoma urukumbuzi rwo ni rwinshi ubabwira uti ngo urukumbuzi ni rwinshi babwira ngo yambi abamama abadada abakobwa inshuti zacu mwese aho muri twabashobora nageze i Kigali nsanga ibintu ari danje ese nawe wavuye mu ntara ujya i Kigali usanga ari danje baho ari hatari imibereho nikwaje i Kigali ngo nta gupfa kuyisukira ndaho kubona ugufasha n'itombora abantu ntibanyamwigendaho kubona ugufasha n'itombora i Kigali ntibajya yiyamara amasa i Kigali ntibajya yamara amasa nta gishoro nta n'icyo waronka ni ukuvuga nta gishoro ntacyo waronka narahiye amajoro hirya no hino noneho ubwo rero reka dukomeze kugira ngo insanganyamatsiko yacu tuyigendemo neza ntitufate igihe mu muziki ubwo ndagenda nshishamo gake gake kugira ngo twumve uko ibintu bimeze yes ariko reka dukomeze gato hello mama ese muraho murakoma urukumbuzi rwo ni rwinshi ubabwira uti yambi ubabwira uti yambi yes reka rero twinjire mu nsanganyamatsiko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bijyanye n'urukundo mwabyumvise indirimbo ya mbere yari y'urukundo ya kabiri
yari y'ubuzima ubuzima bw'iki gihe, ubuzima bugoye, aho ibintu biri ni danger, ubuzima bw'uyu munsi. Kubera rero crise économique iriho ewana, ibintu ntago bimeze neza. Twagiye Okay. ibintu ntago bimeze neza ni ukuri, kubera intambara ziriho, ugasanga akazi karabuze. Noneho ikintu nashaka point yacu ko tuganiraho, kubera iki ubukwe mpora mbivuga, noneho ibintu biri gusubirira udubi, ibintu biri bijya kugenda neza, ugasanga crise ikubisemo, intambara, ibiki byose, ugasanga biri kugenda bidukora mu mifuka, bikadutwara udufaranga twose twari dufite, dukomeza twumva tukaririmba. Ubwo ndajya nkomeza ngende mvugira muri izi ndirimbo nk'uko muri kubyumva, ariko rwose basore, niki kibura? Ndabizi ekonomi imeze nabi, ariko none abakobwa bacu tubashyire. Ariko ikintu kiri kubitera ni ibintu byo kurebanaho, kuvuga ngo kanaka yakoze ubukwe bwiza, yakoze ubukwe bwa miliyoni 10, yakoze ubukwe bwa miliyoni 15, nanjye ngomba gukora ubukwe bwa miliyoni 15 cyangwa 20 kugira ngo abone yuko murenze. Ndabutswe wese mwita wowe. Inshuti yanjye, muri ibi bihe ntago ari gutyo bimeze. Ibi bihe turimo ntago ari byo kurebanaho, kuko nitujya muri ibyo nta kijya mbere. None niba utegereje kugira ngo ekonomi yiyongere, ubukungu noneho bwiyongere, kugira ngo usevinga amafaranga yo gukora igikwe, none se igihe byaramuka bitiyongeye uzakomeza utegereze? Abakobwa bacu se bo imyaka iraba ihagaze kugira badakomeza gukura? Ariko ewana, mubitekereze. Amahoro mfite bayabaze wowe. Ndabizi biba bigoye gukora igikwe muri situation nk'izi, amafaranga yarabuze, ariko nanone tugomba gushakisha bya bintu byo gusuzugura akazi, mube mubiretse. Bya bindi byo kuvuga ngo nzakora ari uko nagiye mu biro, nabonye akazi ko gukora mu biro, ari uko nabonye akazi muri banke, izo ntekerezo ubuzihagaritse. Nababwiye ngo nzagenda ntuvugiramo gake gake. Navuye iwacu heza ngana i Kigali guhiga amafaranga, ngombe ubuzima bwiza. Sinarangije amashuri, sinasezeye ababyeyi, shari wanjye ntiyamenya aho narengeye, ariko i Kigali ntibajya yiyamara amasaha, nta gishoro nta n'icyo aronka. Nk'uko rero muri kubyumva, wakomeza muri iyi njyana byaba ari byiza cyane, cyangwa se umuntu akaba yareka kuganiriza cyangwa se kubaganiriza kuri iyi topic turi kuvugaho. Nk'uko rero ndi kubabwira, mukura amaboko mu mifuka ubundi dukore. Mureke kurebanaho, ahubwo amafaranga ubonye yose hari icyo yakora ku bijyanye n'igikwe. Abashiki bacu nabo baradutegereje, nabo bategereje kubona abagabo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza.
nageze i Kigali nsanga ibintu ari danje ngo nageze i Kigali nsanga ibintu ari danje kubaho ari hatari imibereho ni kwa imibereho ngo ni kwaje abantu ni banyamwigenda abantu ni banyamwigendaho none nukomeza muri ibyo uzarongora ryari abasore rwose murebe ukuntu mubigenza ni crise irahari ewane ubuzima hano hanze bumeze nabi ariko nkuko nababwiraga mureke gusuzugura akazi nubona akazi ko gukoropa gakore nubona akazi ko hari ibyo bajya bavuga ngo i Burayi ngo twoza imbwa nako ngako niba gahari kari kugwa amafaranga gakora cyangwa se arabonye numva ngo i Burayi twoza abapfu ariko niba ari ibintu bigwa amafaranga gakore ariko ukora igikwe urukumbuzi rwo ni rwinshi ubabwira uti yambi ubabwira uti yambi bashiki bacu bashaka kurongorwa ntabwo tugomba kubaheza mu mago ngo bagumirwe ngo nuko ngo turi muri crise economique cyangwa se turi mu bihe by'intambara turi mu bihe by'inzara ese bazirongore bazabe se lesbienne kandi muhari ngo nuko ngo igikwe ngo nuko amafaranga yabuze mu basore reka nukuri ibi bintu ndi kubabwira mu bitekerezeho kandi ndizera ko ni tudasuzugura akazi dukora ni tudasuzugura ibi bihe turimo kuko hari abumva ko ibi bihe turimo ari ibintu biragenda cyangwa se biramara igihe gitoya bigahita birangira ngo nzarongora ari uko byarangiye ibintu byongeye kumanuka niba uri gutekereza ibyo nshuti yanjye ibyo rwose ubyibagirwe kubera ko niba waratangiye muri covid uvuga ngo ibintu byahenze nzarongora covid ivuyemo warabibonye covid yavuyemo hajyamo intambara z'Uburusiya na Ukraine ibintu birushaho kuzamuka birushaho guhenda kandi wari waravuze ngo uzarongora covid ivuyemo none reba noneho ubungubu bimeze bite none se byaramanutse imyaka ingahe irashize hafi imyaka 4 irashize utekereza ibyo bintu uzabaho gute intambara ya Ukraine itangiye kugabanuka hajemwe ya USA Israel ndetse na Iran none amayira ya Hormuz yarafunzwe ibitoro byarazamutse kandi ibitoro byazamutse niyo economy y'isi ishingiyeho n'ibintu bigahenda none nawe uracyavuga ngo nzarongora ari uko intambara ya Iran irangiye ibintu byagabanyutse cyangwa se ibiciro byamanutse ese intambara ya Iran na Amerika nishira ya China igatangira naho uzakomeza utegereze ibyishimo byanyambitse mugabanye imiteto ni ukuvuga ngo urukundo ntago rusaba amafaranga niba ufite amafaranga niyo waba ufite duke icyambere ni urukundo ariko nanone reka urusyo dukome n'ingasire abakobwa b'iki gihe nabo usanga bashatse cyangwa se bashaka ibintu by'amakwe ahenze by'ubukwe buhenze ugasanga biri gutuma abasore bacu batarongora kuko bashaka kwirarira umusore utiraririye ntarongora inkumi niko bajya bavuga muri kubyumva
urumva nakoresheje indirimbo ebyiri gusa kubera ko iyo umuntu akoresha indirimbo nyinshi kuri YouTube hari igihe zimwe ziba zifite copyright noneho ugasanga ikiganiro baragisibye cyangwa se baragufungiye z'amashuri sinasezeye ababyeyi ariko ubutaha nimwumva ari ibintu ari style nziza ukuntu ndi kubikora nzajya mbategura indirimbo zitandukanye yamara amasaha ku buryo tuzajya dukoresha indirimbo nyinshi nta n'icyo aronka narahiye amajoro hirya no hino noneho tugana ku musozo reka nibwirira abakobwa rwose mwa bakobwa mwe namwe mureke kureba ubukwe kanaka yakoze ngo kugira ngo nawe ngo nibwo ushaka gukora aho umusore ari gushaka gukora ubukwe ukabanza ngo umenye budget afite y'ubukwe ese muraho murakoma wakumva budget y'umusore ntago imeze neza ku byo wifuza ubwo ngo umusore ukamubenga kubera ngo atazakora ubukwe nk'ubwa kanaka cyangwa se bwo wabonye kanaka yarakoze ageze Kigali nsanga ibintarida muve muri ibyo bintu kuko nimuguma muri ibyo bintu n'ibi bihe turimo n'iyi crise turimo amafaranga yarabuze mu basore muzakomeza muhere kwishyiga mugumaho ngaho gufasha n'itombora ibyinosi nk'ibyi mwihangane ndi gukoresha amagambo akomeye ariko nyamara ibyo ndi kuvuga nibyo yamara amasaha bitewe n'ubuzima tubayemo muri iki gihe ibyo bintu mubireke mubivemo ubukwe wagira miliyoni 2 havuyemo igikwe yedi batsinda ngo mbona amaramuko ntabyo bira erega n'ibihumbi 500 n'ibihumbi icyambere n'urukundo na 200 upfa kubona babonye ku gakoti ko kwambara ku bukwe ako gakanzu ko kwambara ku bukwe ubundi mukajya kwa gitifu mukajya muri leta akabasezeranya ese muraho murakoma urukumbuzi rwo ni urukundo ntago ari amafaranga ntago ari ubukwe bwiza wakoze hari abantu benshi muzi ku buryo yakoze igikwe kirenze yakoreshe miliyoni 20-30 ariko bikarangira twakuranye agakoresha ayo mafaranga menshi ariko hashira ukwezi kumwe ugasanga batangiye gushwana ubwo amafaranga akabaragiye akabarahiye amafaranga agapfa ubusa gutyo rero rwose ibyo bintu mubireke mureke tumanaginge bino bihe turimo ubwo rero ndashoje reka nsoze gutyo ariko mbagira inama ko ubukwe cyangwa se urukundo atari amafaranga ahubwo mukura amaboko mu mufuka mukore kugira ngo mwubake ejo hazaza mwubake imiryango yanyu mubyare hungu na kobwa ariko mwabimanaginze neza mutarebeye ku bandi reka rero nsoze ariko nizere ko mukomeza kuri subscribe ndetse mugakurikirana ibi biganiro n'izi nama zose tuba tubagezaho mukore subscribe mukore share ndetse mukande na like kugira ngo ibiganiro bajye babirekomandinga no ku bandi kugira nabo bumve izi nama tubagezaho njye rero yari Eric Siuzika hano kuri DS Connect TV ubwo kandi nuko ndi gusoza ubwe neza